Reka mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwese mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri umuyoboro wacu witwa Ibiyaga Bigari News. Ni breaking news, ni inkuru yihutirwa bakunzi bacu. Birimo biravugwa ko General Byamungu wungirije Sultani Makenga muri M23. Uyu General Byamungu yishwe arashwe bamuteze ambuscade ariko agapfa ari kumwe n'abandi basirikare bo ku mapeti ya colonel na za majoro bari bamukikije n'abandi basirikare batoya benshi. Bwana Musesenguzi uratwumva? Ndabumva neza munyamakuru. Icyo tugiye gukora ndatekereza nawe iyo nkuru wayumvishije. Inkuru nayumvise rwose nayumvise ngo hari ikintu nagiye kuyivugaho. Yego. Akandi ndahita kuyitangira kabisa. Bwana Musesenguzi, icyo tugiye kubwira abakunzi bacu ni inkuru iri kuvugwa, iri gutambuka hirya no hino, benshi bari kuyandika, amajwi ari gucicikana bavuga bati General Byamungu aguye ahangaha bamurashe gutya na gutya. Tugiye kurebera hamwe ahantu bamwiciye, turebere hamwe amateka General Byamungu ni muntu ki. Ese umugenerale wo kwipeti nka General nka Byamungu yaba yishwe ni muntu ki General Byamungu? Ese bamurase hehe nkuko biri kuvugwa? Ibyo byose nibyo tugiye kunyuramo, hanyuma turebere hamwe ahantu nyirizina aho bamwiciye na ahantu hameze gute. Mbere na mbere reka ntangire nguha ikaze Bwana Musesenguzi, ndagusuhuje. Murakoze cyane munyamakuru. Hanyuma General Byamungu uratubwiye ati General Byamungu ni umusirikare ku ipeti rya General de Brigade. Ndatekereza nawe urabizi ko bamwita Brigade General Byamungu. Uyu nguyu yahoze mu gisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC. Ubwo ndagira ngo tubanze tubwire abadukurikiye ni muntu ki, hanyuma tuhite tujya aho bamurasiye, tunarebere hamwe niba koko byaba ari impamo, tunarebere hamwe baramutse bamwishe yaba M23 yaba ihombye iki. Dore yuko bakunzi bacu tunarebere hamwe icyo FARDC yaba yungutse kwica umuyobozi w'urugamba kuri FARDC. Maginga ngaya uyu General Byamungu ni umugaba mukuru wungirije wa M23, bivuze ko yungirije General Sultani Makenga. Brigadier General Byamungu Bernard niryo zina rye rya kabiri yitwa. Yinje muri M23 nyuma yo gucika igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo cyari kimufungishije ijisho. Uyu mugabo yigeze gufungirwa muri gereza ya gisirikare muri Kongo mu mwaka 2012 azira kuba umwe mu bari bagize M23. Mu mwaka 2019 asaba imbabazi President Tshisekedi Chilombo, aramufungura amugirira neza. Bakunzi bacu, nyuma uyu mugabo bamufungishije ijisho, hanyuma aza gucika aratoroka mu mwaka 2022 ahita yerekeza muri M23 maze bamukura ku ipeti rya colonel bamugira General de Brigade. Ndatekereza ko Bwana Musesenguzi, General Byamungu ni umuntu munini muri politiki, ni umuntu munini mu gisirikare, uzi igisirikare cya Kongo Kinshasa, uzi ibice bitandukanye. M23 kumugira umuyobozi wungirije w'urugamba, ngira ngo M23 hari ubushobozi bamubonagamo. Yego. Uburyo bwa mbere bamubonaga ubushobozi bw'umusirikari cyane byose iriya yari afite ni ipeti rikomeye ku buryo kuyobora kwayungirije Sultani Makenga nta kibazo kirimo. Impamvu ya kabiri, yego, urumva niba yaravuye muri FARDC, yego, yari afitemo icyo bita rezami inshuti ze, yari afite icyo bita promotion binjiranye mu gisirikari ku tuntu n'utundi. Ni ukuvuga ngo kumugirana n'umugabo wungirije wa Sultani Makenga bimwe mu buryo bwo kugira ngo ajye yabasha kugira abantu bari mu gisirikare cya leta ya Kongo agenda areshashesha akabahamagara ati twararwananye. Ni ukuvuga ngo yavuye muri FARDC, yari afite ngo abayobore, yari afite abafurere bamwe abantu binjiranye, yari afite abamukuriye nabo b'inshuti ze, yari afite n'abakuriye nabo b'inshuti ze kandi bamwumva. Aha rero kumugira umugabo w'ingabo wungirije bimwe muri rwabo kugira ngo aze abashe kujya akora icyo bita gukonvenka FARDC niba hari umusirikare yayoboraga uri kurwanya ahantu, umwana aravuga ati uri mu bice mwana wavuye ko ndi hano ibintu byose. Ari nayo mpamvu mubwira ati muri FARDC hari kujya habonekamo icyo bita ubugambanyi, hari kujya habonekamo icyo bita ubugambanyi. Banavuga ati nawe yanabigiramo uruhare uriza wo kugenda ahamagara bamwe mu bo yayoboraga, bamwe mu bo babanye, bamwe mu bo binjiranye, avuga ati turi kuza kandi dufite ubujuritifu kandi twese dukora imbere icyiza muri kwiga mu Rwanda
mwese mugende abenshi cyangwa se muze mwiremete kugira ngo murebe ukuntu mwabasha kuba ubwo rero ivyo mpamvu ko ari ebyiri impamvu mbere ko mubonamo ubushobozi ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri bakabona yuko ari umuntu ushobora kujya abafasha mu guhindura imitima cyangwa se ibitekerezo byaba mu mafari ndetse bagahita bakabakaza muri muventuro. Yego urakoze cyane. Hanyuma utubwiye mu by'ukuri tuvuze amateka ye, tuvuze ubuzima bwe. Ni amakuru ari gucishikana hirya no hino ari kuvuga ko uyu muyobozi wa M23 wungirije yapfuye. Uyu muyobozi ari kugaragara rimwe na rimwe ahantu M23 yafashe, yagaragaye Goma, yagaragaye Bukavu atanga ama speech atandukanye. Amakuru ari kuvuga ko bamuteze ambuscade yatezwe na Wazalendo na FARDC, bakaba bamwiciye mu gace bita Nyangezi Nyatende, muri axe ya Nyangezi Nyatende hariya i Bukavu, ni hafi neza n'ishyamba bita Momosho. Bikavugwa ko yishwe ari kumwe n'abakoloneli babiri n'umumajoro n'abasirikare barenga 12, dore ko ngo amaduzen n'abasirikare ngo benshi cyane barenga 12, ngo n'abandi benshi bari bamukikije. Bwana Musesenguzi, mbere na mbere kuyegerebera hamwe koko uru rupfu rwiwe rurashoboka, dore ko nta n'umuntu utapfa, na General Gaston nawe yarapfuye, hari n'abandi benshi bapfe, naho ni ibintu bisanzwe nawe yapfa. Reka turebere hamwe aka gace bavuga ko bamwiciyemo muri Nyangezi na Nyantende, hafi n'ishyamba bita Momosho. Waba uhazi na ahantu hameze gute? Ese koko hegereye Bukavu, dore ko ari Bukavu n'ubundi yarari Bukavu uyu musirikare ku ipeti rya General? Ni hafi ya Bukavu kubongaho Inyangezi ujya hano mu mujyi wa Bukavu ibirometero birimo nta bikeya, ntabwo birenze ibirometero 30, ni hafi yaho. Rero wavuga ati yanatwa yuko kumwica bishoboka, gusa ntabwo nabikonfirima kuko amakuru twayafata neza y'inka, ariko impamvu nabako kubivuga nuko ngo FARDC cyangwa se Abazalendo abenshi bari kujya bakubitwa, harimo benshi bari kujya bakuramo imyenda bagahinduka abasivili, abandi bakihindura abaturage kandi bafite amabunda bamaze gukuramo imyenda, ariko amabunda bayafite hafi. Kuvuga rero byari umusirikare yashobora gusigara ati urasigara inyuma nawe no gusigara muri abandi baje bakunda kwisigaza, ariko noneho ugicungire umuyobozi ari ukindira kugira ngo tuye ukuntu twakizege M23. Icyo ni ikintu gishoboka. Rero ishaka ko hari igihuha FARDC yarashije mu bantu kugira ngo bakizege M23 n'abavuga batubwira bamwe bari M23 kumva yuko yapfuye, bafatanye gucika neza yuko ati uyu muntu yapfuye ari umugabo w'ingabo wungirije wacu bagenda bite, dore ko yari umuntu navuga ngo yungirije Sultan Makenga, ariko nuko kumwungiriza ni nawe akunda kugaragara ku mirwano, kuko yuko aha kenshi M23 kugenda ifata ari kugenda akoresha amanama yigaragaza. Muzi ikimara gufata hariya ikarehe barashakira ikabamba, barakomeza bigatana, yaremesheje inama rwose byamuza, yaremesheje inama, abaturage baramwakira barishima. Ntabwo ari we kandi hari n'ahandi hantu henshi hari kugenda hafatwa amara gufatwa akaremesha inama nk'umuntu uri kugenda avuga ati mwabasirikare nengere ntabwo ndi kuri yandari inyuma, kuko buriya Sultan Makenga we ni komanda ukomeye cyane we gutanga amategeko akorana hirya no hino, ariko akayamanura kuri Byamungu nawe akagenda ashiza kuri hoteli avuga no n'icyo bitandukanye kugira ngo amaze kugira ngo abashe kubikemura. Kuba rero bahamishe umusirikare w'umuzalendo muri FARDC bati unaho muri bariyeri, noneho naza kubona umuyobozi muri bo ukomeye ube yamukindura, dore ko bavuga yuko bateze ambuscade hafi y'aho gashyamba, hakaba hatera benshi cyane, ari uguta abantu umubare ari kuvuga byanashoboka. Byahita ukora iki? Niyo ngo niba yagendaga cyo leta amajoro yungirije yagendaga n'abasirikare benshi, escort ye yabaga ari escort itungutse, n'abakubitira n'abakoloneli bandi bapfanye bavuga bapfanye, nabo baba bafite escort yabo, umumajoro aba afite escort yewe, nuko ngo biramutse ari byo kuko tukiri tubavuza uko bavuye kugenda kirika, ariko ntabwo turakonfirima neza kuko twakonfirima ikintu tuhagazeho ari cyo koko yari yapfanye n'abantu benshi, ariko ikigaragara byanashoboka ko yari yuko agenda basigara inyuma, agenda atanga morali mu baturage bamaze gufata yerekana abasirikare yuko ari inyuma yabo. Bwana Musesenguzi,
ubwo busesenguzi utanze byashoboka kuko urukumva ko ugize uti birashoboka cyane rwose gupfa kuba bamwishe bamuteza ambuscade irashoboka cyane bigendanye nuko ari kugenda agaragara ahantu M23 yafashe bamara kuhafata akaza gatanga morale mu baturage akabahumuriza birumvikana ko kubera ko twamenye ko hari abasirikare w'abazarendo na FARDC bari kwita biyambura imyenda bakigira mu baturage birashoboka ko aribo bamuteze iyo ambuscade kandi bitwaye nk'abaturage ugize uti iki kintu gishoboka cyane kandi nta n'umusirikare utapfa na General Chirimwami nabo barapfuye ku ruhande rwa FARDC murabizi General Gaston nawe yitavye Imana wa M23 ugize uti ibyo rwose birashoboka ariko kandi urongera uravuga uti bishoboka no kudashoboka ari hahandi ari gihuha bamwe bakoresheje kugira ngo bademoralize cyangwa bace intege inyeshyamba za M23 ibyo byose rwo byombi birashoboka ariko bwana musesenguze reka turebere hamwe General Byamungu aramutse apfuye M23 yabicitse umugongo ese bakunzi bacu reka tuvuge ko yapfuye M23 yabihombye iki nakoze cyane buriya rero bakunze kuvuga ngo iyo inkoko ngo ivuye mu magi arabora yego buriya hari abantu benshi cyane basa nk'aho bamugenderagaho byatuma bacika intege ikindi nazahiri mu makuru nk'ibi zikugira muri FARDC agenda akorabora nazo zikabasha kugenda zimuha amakuru muri FARDC zikabasha kugenda zica urugamba muri FARDC zikabasha kugenda zikora amatetize muri rimwe M23 yagiramo kugira ngo bateshe umutwe abaturage baho babinubire gituma babanga kugira ngo icyo nacyo cyaba cyagira impact cyane kuri M23 ariko ntabwo babonye cyane kubera yuko umugabo w'ingabo wabo mukuru Sultan Makenga hari ariko nawe buriya nakwezi nyine cyane ari kujura ariko rero nyine cyane ari kujura niyo yindi yo ko bari muri FARDC agafite FARDC bose ari kugenda akontakita nabo bakagenda bacika intege cyangwa bakagenda biyunga nawe kugira ngo udakumva ngo arabashaka ngo biyunge kuri M23 abantu kumva ngo banze kurwana ngo biripoti abantu kumva ngo ari vote nyinshi cyane bari kujya bakerera ukumva aho kugira ngo barwane bari kugenda basubira ariko rero ahari ibyo navuga ati nizawe rukiriye wacu niyo nsinzi ya biriya iri kugenda biva niyo yaba iri kugenda abigiramo uko yababayemo arabazi arabigiranye hari n'abategetse kandi bose afite mu kinta ubwo ngo gupfa kwe byahindura ibintu byinshi cyane kuri M23 hose yabwo umugabo w'imva cyane wafashaga haba ku rugamba kuko abasirikare bamwumvaga burya munyamakuru uzatinye iyo kurwana ahantu bari kuvugira amasasu uri umusirikari wajya kubona mu kanya gato ukabona umuntu wakuye arahageze ubwo cyose ni morali abari kubaha y'indoza kamere uvuga ngo hari ikintu cyinshi cyanduka cyane mu gucika intege cyangwa se kubura morali bari mu bintu tuba uravuga baramutse yitavye Imana bwana musesenguze FARDC iramutse yamwishe byaba ari morale nyinshi cyangwa FARDC yamwishe rero ugiye kujya igenda igabanya byose bigiye itangiye kugenda igabanya abanzi bayo kandi bakuru kuko iyo utangiye gukora mu bakuru wabageze ngo izi operasiyo ahubwo bahita babona ko bitanze umusaruro bakazikomeza kuko ngo bakomeza n'icyo ubundi neza operasiyo yo kujya bagenda basigara inyuma bakagenda batega ibico abasirikare babo bari inyuma bityo FARDC yatangiye gukora icyo bita M23 yatangiye kubahamura rwose kuko batangiye gucika intege kubera kiriya kintu cyari kibaye yego byombi birashoboka arashoboka ko yaba yapfuye gusa ni inkuru iri gucicikana hirya no hino mu bitangazamakuru mu bantu ku giti cyabo barimo baravuga ati uyu mugabo yapfuye hariya Nyangezi Nyangezi ni centre ni uhazi Nyangezi ni centre nini cyane hari Nyangezi ya mbere akana Nyangezi ya kabiri ariko yose ni amasantre ni centre dukomakomeye kuko utugono muza kamanya muzo n'amasantre akomakomeye cyane gusa ikindi umuntu yavuga uyoke yuko mu minsi ishite n'ubundi yavuze kuvuga ngo Sultan Makenga yarapfuye ariko nuko kuberwa yaje gutuma yigaragaza yego yaje gutuma yigaragaza cyangwa batari kwati yapfuye kujya tagaragara ku kigo yafatwa yamara gufatwa ntagaragare kandi yagombye kugaragara
kumenya ko bitangiye kuba gutyo ahita agaragara yigaragaza hano mu bitaro bya Ndosho yagiye gusura barasanze bafungiwe nako baharwariye Pluto nuko ahita agaragara nuko rero icyo gihe cyo kivuga ko umuzi yapfuye unyuma abakaza kubona yuko atari byo nabyo birashoboka ishobora kwegereza ariko bishobora kuba ari amakuru yivamo ahubwo ibyo gukora n'ubushoboye ko ni ugushakisha tubone gutanga amakuru afatika y'ati yapfuye icyo ngiye kurikira mu makuru. Yego birumvikana no gutohoza birashoboka ko baba banamurashe bamwe bakavuga ngo yapfuye kandi ari ibikomere akahita ajya kwivuza. Birumvikana ko nitubona hari uduce dukomeye cyane turi buze gufatwa General Byamungu araza kugaragara reka cyangwa ntagaragaye natagaragara biraturamenya yuko haba hari ikintu kibi cyamubayeho akaba yapfuye yego ariko cyangwa yarakomeretse akaba ari kuvurwa nagaragara turamenya yuko nyine yaba ari amayeri y'iseka cyangwa Kinshasa bari gukoresha kugira ngo bademoralize cyangwa bace intege inyeshyamba ziri mu mutwe wa M23 ziri ku rugamba. Bwana Musesenguzi reka tubanze tugushimire ibihe byiza. Murakoze cyane ndabashimiye munyamakuru. Yego ibihe byiza